buriya nta twebwe nitwe Ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize. Umuziki wambuka umupaka, buriya twe nta visa, buriya tuba dukiniye twasohoye indirimbo, upfa kuba ufite internet urambona, upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga, kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize. Ni ukuvuga ngo ni secteur ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo, ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane, bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza, abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye. Munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero muragenda mubyibuka nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira, twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose, ariko ni mu bihe bitambutse. Hari yitwa Food Tour twakoreye Karongi, abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda, hariya ni mu Rwanda. Ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona, kandi ntaragera ko bihenze. Reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania. Image itangira iyo ndirimbo ni rompwe iri kuri Sonatube. No kuvuga ngo dutewe ishema naho tuba, ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapoliticiye gusa, natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu. Uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi, ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe, ariko ni n'akazi gahenze. Nk'iyo ndirimbo navugaga, muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka. Ntabwo habura imbogamizi nk'ubu ngubu wenda nk'imbogamizi umuhanzi nkanjye Bruce Melodie cyangwa The Band dushobora kujya muri arena hakuzura, tugatanga ibyishimo, tugakreya akazi, abantu bakabona imirimo, ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa, tukanoroherezwa kubibona, tukagira access kuri stade Amahoro n'iby'umupira gusa. Dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu gikarara unezerewe. Abafana bari kunyumva niba babyemeye bavuga ngo yuhu. Icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika no kubashimira, mwarakoze kumenyekana. Njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo, ariko sinarinze aho barikura. Ubwo nyine ndiruka nkashakisha abo bantu bose, nza kugira amahirwe ndaribona. Buriya kwirembo waribona, nta nubwo byari ibintu bigoye, sinagombaga no kuva mu rugo. Ndaribona ndagenda, ariko winjiraga nko mu kiganiro bagakubaza ngo uvahe. Nkavuga nti ngiye mvura nitwa Bruce Melodie nturuka mu Rwanda. Ukabona umuntu atangiye, ariko iyo twongeye izina ryanyu ni business class, ngenda njyenyine. Birijyana birihuta. Ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro. Kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse, nta kintu kimwe kindutira u Rwanda. Ni ukuri turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire, murakoze. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite? Abashinzwe ya team badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose
bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nk'uko Bruce Melodie yarabivuze ni volume of advertisements, ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba yuko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Twabikora, dukwiye kubikora, dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay.